Mwongeye kwirwa neza nshuti bakunzi, nk'uko bisanzwe nitwa Mbaraga Thierry, tumenyeranye mu biganiro bimwe na bimwe bya hotel operations cyangwa se customer care services. Uyu munsi tugiye kuvugana muri restaurant, mu byerekeye restaurant. Twavuze hoteli, ibice bigize, tuvuga ko igizwe na restaurant, igikoni, ibyumba, amaparikingi, amamesero, front office operation no kuvuga ku ma reception, tukagira hari n'abagira amapisine, hari abatayagira. Uno munsi tugiye kuvuga rero kuri restaurant. Restaurant ahanini turibanda ku cyo bita food and beverage service. Food and beverage service ni iki? Food and beverage service ni tekinike cyangwa se ni uburyo bwo kugeza ibiribwa n'ibinyobwa ku mukiriya aho yaba ari hose. Ni ukuvuga ngo restaurant ikora serivisi nyinshi. Restaurant ikora icyo bita banqueting. Banqueting ni uburyo bwo kujya kwakira inama. Urugero, amahoteli afite n'amasare yakira abantu bakoreramo inama, bakoreramo ibirori buryo butandukanye. Banqueting rero ni igihe umuseriveri ajya kwakira abantu aho ngaho abashyiriye nka pause cafe, bashyiriye amazi, akabategura aho bari buze gukora inama, akabitaho aho ngaho kuri sare. Akenshi bikunda kubera mu kigo mo imbere. Noneho hakaba n'ikindi bita outside catering. Outside catering ni igihe noneho hoteli cyangwa igikoni cyatetse, noneho abaseriveri n'abatetsi bakabigemura hanze ya hoteli. Icyo gihe iyo babigemuye hanze bakajya kubiseriva hanze, nibyo bise outside catering. Hari n'ubundi buryo bwo room service. Room service ni iki? Room service ni igihe umuseriveri ari kwakira abantu baraye mu cyumba. Hari igihe umuntu aba ari mu cyumba agahamagaza ibyo kunywa, ibyo kurya, icyo gihe umuseriveri agomba kubimushyira. Ibyo byose bikorerwa muri restaurant. Hari noneho no kwakira abantu muri restaurant bisanzwe, babaha icyo kunywa, icyo kurya. Ibyo no kwakira abantu bisanzwe muri restaurant. Reka uno munsi tuvuze kuri ibyo ngibyo. Noneho restaurant igira umuyobozi. Umuyobozi mukuru wa restaurant ntabwo ari we utegeka hoteli yose, gusa niwe ushinzwe izo liaison zose, ni ukuvuga ngo guhuza izo nzego zose no kuzikordona. Haba hari banqueting, haba hari ushinzwe banqueting, akorana cyane na F&B manager. F&B manager niwe muntu ushinzwe restaurant. Munsi ye F&B manager ni food and beverage manager. Ubwo ngubwo munsi ye haraza uwo nguwo umwungirije wa banqueting. Munsi ye nanone haze ba supervisors. Ba supervisors baba bashinzwe kugenda bakontrola abaseriveri, bakontrola ibiri kubera aho ngaho byose, ni ukuvuga nibo bageza amakuru direct kuri F&B manager. F&B manager wa reportinga direct kwa boss cyangwa se kwa manager nyirizina wa hoteli, aho usara reporting. Noneho hakaza ba supervisors bakava, hakaza aba waiters n'aba waitress. Noneho hakaba n'aba chef supervisor bashinzwe nka party runaka. Hari n'aba station waiters cyangwa station waitress. Hakaba n'aba débarrasseurs. Abo bose bakora muri restaurant kandi bagakora nk'abaseriveri. Umuseriveri akora iki rero? Umuseriveri ashinzwe kwita ku mukiriya winjiye muri restaurant no kumushyira ibyo kurya. Akenshi abaseriveri urebye iyo batanze serivisi mbi muri hoteli igira izina ribi. Niyo mpamvu umuseriveri agomba kuba ari wa muntu uzi icyo bita customer care, azi icyo bita gusekera abakiriya, kumwenyura abakiriya, kwambara neza, ndetse akaba ari wa muntu uzi kuganiriza abakiriya, kuko hari tuzabona n'uburyo bwo kuganira n'abakiriya, kuko nabyo biri tekinike, ntabwo ari guhugurutura amagambo, ukamenya amagambo make umuvugisha. Ubwo umuwaiter cyangwa umuwaitress ahagarara muri restaurant kuri station cyangwa se aho kuri position bamushyizemo. Umukiriya yakinjira, umuseriveri ahita amusuhuza, amumwenyurira, akamwereka ibyiciro aho yicara, yarangiza akamuha carte menu. Yamuhaye carte menu ahita arambura ku byo kunywa, akajya hirya gatoya aho yitegeye umukiriya,
noneho yabona umukiriya biri kureba muri menu ahita yihutira kuza kumufasha kureba menu, akamufasha guhitamo, cyangwa se umukiriya yamara guhitamo nawe akakubwira ngo ndashaka ibi n'ibi, ubundi muri menu haba harimo ibyo kunywa, harimo starters, harimo ibyo kurya araza gufata, hakaza na dessert, ubwo agutuma icyo ashaka, seriveri akajya mu gikoni gutanga komande, yarangiza akagaruka. Umuseriveri ikindi kintu ashinzwe gikomeye cyane kurusha ibindi byose, ashinzwe gusetinga resitora ihora isetinze. Ni ukuvuga gusetinga ni iki? Ni uguteguramo ameza abakiriya bicaraho n'intebe, kandi akamakinga shuwa ko zifite isuku. Ufata imeza ugashyira igitambaro, ugashyiraho topu hejuru, topu ni agatambaro gakurikiye igitambaro kinini gikurikiraho, utunapkins, amakuveri, kuveri ni ibiyiko n'amafoke n'amakuto, hakaza n'ibyo bita cutleries. Cutleries ni imyunyu, urusenda, ikirida n'ibindi umukiriya akeneye. Ubwo ngubwo iyo resitora isetinze, umuwaiter cyangwa waitress ahagarara kuri station bamuhaye ategereje umukiriya. Reka turebe ibi ngibi uno munsi, ubutaha tuzareba ibindi. Murakoze.